Reka mbahe ikaze mu kiganiro. Uyu munsi tugiye kuganira na muganga, tugiye kuganira ku ndwara nk'ibisanzwe, aho tugenda tuganira ku ndwara zigiye zitandukanye. Reka tubanze tumuhe ikaze atangire atwibwira, atubwira ndetse n'abadukurikiye mu kiganiro cyacu cya none. Muganga, reka tuguhe ikaze. Turabashimiye cyane, murakoze. Nitwa Dieudonné, ndi umuganga muri Horaho Life, cyane cyane mu kuvura abantu ibijyanye n'ubugororangingo n'ubugororamubiri. Akaba ari ibintu by'ingenzi cyane ku buzima bw'abantu, dore yuko uko umuntu akura, uko umuntu agenda azamuka mu myaka y'ubukure, akenera buri gihe cyose gukora muvoma, akenera kugira imitsi ikora neza. Iyo habayemo ikibazo rero, icyo gihe agana abaganga, mu bagana nanjye mbamo, kugira ngo tubafashe gusubira kumera neza. Imitsi iraryana, imitsi itameze neza ibangamira ubuzima rusange bw'ubuzima bw'umuntu. Akaba ari ngombwa rero kugana abaganga bakora ubugororangingo, ubugororamubiri, kandi ushobora no kureba n'abandi batandukanye kugira ngo bagufashe. Ntabwo ari byo kwihererana, ntabwo ari bya bindi bavuga ngo ntibikira, ngo ni izabukuru, ngo barandoze gusa, ngo urekeraho. Dore yuko mu kuvura imitsi, mu bugororangingo n'ubugororamubiri, mu bintu bikorwa harimo ibintu by'ingenzi cyane kugusubiza mu buzima busanzwe, gukora muvoma, kubaho utaribwa cyane, kubaho ushobora kubaho nk'abandi, ugakora akazi kawe ugasubira mu buzima busanzwe nk'abandi umeze neza. Rero uyu mwanya ni uwanyu kugira ngo tubafashe gusobanukirwa na byinshi muri byo, yewe mumenye n'icyo mwakora naho mwashakira ibisubizo kugira ngo mumererwe neza. Dutangira, abantu benshi harabifuje ko mu kiganiro kijyanye n'ubuzima twazaganira ku kijyanye n'imitsi. Imitsi abantu benshi hari igihe bavuga ngo ni intandaro ya paralize, ese ni za Rubagimpande z'abageze mu zabukuru, ni indwara z'izabukuru. Ariko se ubundi muri rusange, amakuru rusange, imitsi ni iki? Murakoze cyane. Ibyo bibaza bimwe n'ibyo, ibindi ntabwo bihagije, ntibifite amakuru nyayo. Imitsi y'abantu bayita indwara ntabwo baba bafite amakuru ahagije. Uko biri kose bafata ibintu byinshi bakabihuriza hamwe. Ubundi imitsi ntabwo ari indwara, ahubwo kurwara imitsi ni uburwayi. Imitsi ni bimwe mu bitugize. Hari imitsi y'amaraso itwara amaraso ikanayagarura, iyo bita imijyana n'imigarura. Hakaba n'imitsi noneho bita imitsi yitwa imyakura. Imyakura ni nerve cyangwa se ni nerves. Imyakura ishinzwe yo kujyana ibyumviro by'umubiri no gutuma inyama zikora, cyangwa se habaho kwikanya no kwikanyura kw'inyama mu bice bitandukanye. Rero ibyo byose, hakaba noneho nuko umubiri wacu buteye mu mavi, mu ngingo, inyama n'amagupfwa. Ibyo byose rero iyo abantu babihurije hamwe babyita indwara z'imitsi, warwaye Rubagimpande. Ibyo byose mu Kinyarwanda basa nk'ababigira kimwe, babyita indwara z'imitsi cyangwa Rubagimpande. Ariko aho haba harimo ibyo byose, haba harimo ibijyanye n'imitsi itwara amaraso n'iyagarura, bakabyita bimwe. Bakabyita se nanone kandi indwara za ya myakura. Imyakura indi ishinzwe gutwara ibyumviro by'umubiri, iyo tugukozeho ukumva, iyo ndambuye akaboko kakarambuka cyangwa intoki zikarambuka, iyo mbumbuye umunwa bigakunda. Haba harimo n'akazi k'imitsi ariko itari imitsi, ubundi bayita imyakura. Hanyuma rero iyo umuntu ahagurutse bikanga, yatambuka akababara, cyangwa se yajya guhindukira kumva biranga, cyangwa agacumbagira, kwa kundi abasaza baba bashaje n'abakecuru, nabwo akahita byita imitsi cyangwa Rubagimpande. Ibyo byose babihuriza mu kintu kimwe, ariko ni indwara zitandukanye cyane, ibibazo bitandukanye ku mubiri w'umuntu. Indwara z'imitsi cyangwa se imitsi, mutubwiye ko ari ikintu kigari gitandukanye, giterwa n'impamvu zitandukanye. Ariko se haba habaye iki kugira ngo wa mugani ya myakura ibashe kuba yaba itagikora neza? Ushobora kuba yirwaye ari umwana cyangwa se ari n'umuntu mukuru ugeze mu zabukuru. Abenshi umubare munini ntekereza ko ugaragara mu bantu bageze mu zabukuru. Biba byagenze gute se? Haba habaye izihe mpamvu zatuma ya mitsi ibasha kuba itakora neza? Murakoze cyane, ni ikibazo cyiza. Ubundi Rubagimpande tuvuga, imitsi ivugwa, reka duhere kuri iyo myakura. Ku myakura, nerve ni ibyumviro, ni n'imikorere y'umubiri ituruka ku bwonko ikagera ku bindi bice by'umubiri. Rero kimwe cyangwa se impamvu nyinshi zishobora kubaho zahungabanya imikorere myiza y'iyo myakura, yaba ari imyakura ikomoka ku bwonko direct, cyangwa se imyakura iri periferique ica ku ruti rw'umugongo ikajya mu bindi bice, y'amaboko, amaguru, igihimba.
hagakora nabi, bishobora guturuka nabyo ku mpamvu zitandukanye, yaba ku bana no ku bantu bakuru. Ariko bikunze cyane cyane kwigaragaza nyine ku bantu bakuru. Ku bana bwo hari bibaho biturutse kuvuka, umwana akavuka afite ubumuga bwaturutse ku kuba yenda yarakuze nabi mu nda, ku burwayi runaka se, cyangwa mu kuvuka agahura n'ikibazo, cyangwa nyuma yo kuvuka akagira ikibazo runaka kimutera ubwo bumuga. Muzababona abana badashobora guhaguruka, akagira ubumuga bumusaba nko kuzakoresha akagare cyangwa kugenda akambakamba. Ibyo cyane ntibivugwa. Ariko ku bantu bakuru bo uzumva ataka, uzumva akubwira nyuma yo kuguru harambabaza, uzumva akubwira ati imitsi yanjye si yumva neza, ndaribwa. Bituruka ku mpamvu nazo zitandukanye. Bishobora kuba uburwayi bwaturutse kuri microbe, cyangwa se bwaturutse ku burwayi runaka butera icyo kibazo. Bishobora no guturuka mu gusaza, ko umubiri ugenda usaza utakaza imwe mu mikorere myiza yawo, cyangwa se bigaturuka kuri accident, cyangwa bigaturuka ku cya kintu nyine cyo gusaza bita degeneration, gushira cyangwa se gutakaza imikorere myiza biturutse ku mpamvu runaka. Kugira ngo rero umenye neza impamvu nyakuri, ibintu byose bisaba kubisuzuma, bisaba kugera ku baganga, kugera ku mavuriro akwegereye, kugeza aho bigera yenda ku baganga babihugukiwe by'umwihariko, abahanga muri byo, kugira ngo bamenye neza ngo ni ikihe warwaye, wagize ikihe kibazo. Wagize ikibazo cy'umwakura runaka, wagize ikibazo cyo mu ngingo n'amagupfwa, wagize ikibazo cy'umugongo se, wagize ikibazo se cy'indi mpamvu runaka yabiteye. Kuko ni indwara nyinshi, ni ibibazo bitandukanye byinshi biterwa n'ikibazo icyo ari cyo. Ibibazo byibasira imitsi, imyakura se, byibasira mu ngingo n'amagupfwa n'inyama, ni indwara nyinshi zitandukanye. Bisaba kuzisuzuma no kumenya neza impamvu n'ikibitera, kugira ngo ubashe gufasha umuntu ufite ubwo burwayi by'umwihariko. Ariko muri rusange ibyo bita rubagimpande ni ububabare buba buturuka mu ngingo n'amagufwa, yewe no muri ya myakura, bishobora guturuka ku mpamvu nyinshi nk'uko nazibasobanuriye. bakabyitirira imitsi. Reka rero dukomereze ku kijyanye n'uburyo ki umuntu ashobora kuba yakivuza za ndwara z'imitsi. Hari abageze mu zabukuru bageraho bakarekera batireka, ariko se wajya kwivuza kandi ari izabukuru. Ariko mwumvise neza ko n'abakiri mu myaka mitoya nabo barwara ya mitsi. Ese wenda hari nk'iby'ingenzi umuntu yakora mu buryo bwo kuba yarinda umubiri we kuba yarwara za ndwara z'imitsi? Murakoze cyane. Icyo ni ikibazo cyiza. Kurwara indwara z'imitsi yego bitewe n'icyabiteye, cyane cyane ko twari tubivuze ku bantu bakuru, ariko nk'uko twabibonye no ku bantu bato, mu myaka iyo ari yose ushobora kuyirwara. Rero hari uburyo bwiza bwo gutuma utarwara izo ndwara, kereka habayeho ibyago bidasanzwe. Ariko mu buryo busanzwe, kubera ko bikunze kugaragara ku myaka y'abantu bakuze, nk'izo za rubagimpande zikunze kugenda ziyongera uko abantu bakuze. Rubagimpande zirimo za ndwara nyinshi nababwiye, izo bita za osteoarthritis, indwara zifata mu ngingo nini, za rheumatoid arthritis zifata mu tugingo dutoya, mu ntoki n'ahandi ukumva biri gukonshama. Ese indwara z'imyakura, abantu bakubwira ko yarwaye nerve sciatica, kababara. Izo ndwara ubundi kugira ngo ubashe kuzirinda, ni ukwirinda ko umubiri wawe ugira intege nkeya. Icya mbere ni ukubaho neza. Kubaho neza ni ukurya neza, ni ukubona imyitozo ngororamubiri ikwiye ijyanye n'icyiciro cy'ubuzima bwawe, ni uko ungana. Ikindi kandi ni ukubona umwanya wo kuruhuka no gufata pozisiyo nziza mu kazi, kuko hari abantu bakora akazi gashobora kubajyana kuri ibyo bibazo, guhagarara igihe kirekire, kwicara igihe kirekire, kutaruhuka, kudakora imyitozo ngororamubiri ihagije, siporo uko abantu benshi bayita. Ikindi kandi nanone hari igihe bishobora guturuka ku by'umubiri wawe ubura. Hari igihe umubiri wacu ubura zimwe mu ntungamubiri, imwe mu myunyungugu, amwe mu mavitamine. Tuba tugomba kumenya kurya neza, kurya ibyubaka umubiri, ibirinda ndwara, ibiterambaraga, kandi tukabona imyunyungugu ikwiye kandi ihagije. Ikindi tuba tugomba kwirinda umubyibuho ukabije. Umubyibuho ukabije nawo utera ibibazo bikomeye bishobora kwibasira bya bice nababwiraga, bishobora kuvamo za ndwara twarwara zitwa za rubagimpande. Ni cyo cyoroshye kuvuga rubagimpande. Yuze osteoarthritis cyangwa rheumatoid arthritis ni indimi z'amahanga, ariko izo ni indwara zibasira abantu binyuze mu bice bitandukanye bafite, mu ngingo, mu magufa, mu nyama se, muri ya myakura. Hanyuma kandi ikindi ni ukugira icyo bita lifestyle, ubuzima bwiza, kubaho neza. Kubaho neza si ukurya inyama cyane, si ukurya kunywa inzoga nk'abantu bavuga ati
ufite ubushobozi ukirira inyama cyane, inzoga nyinshi cyangwa bakanywa isukari nyinshi. Oya, kubaho neza ni ukugerageza kuringaniza ibyo bipimo byose by'ubuzima, kurya ibikwiye, igaburo ryuzuye kandi rijyanye n'icyiciro cy'imyaka urimo. Hanyuma ubundi mu gihe wahuye n'icyo kibazo ukihutira kugera kwa muganga kugira ngo ufashwe, bakugire n'inama bijyanye n'uko urwaye. Hari ikintu mukomojeho kijyanye na siporo. Abantu benshi usanga ngo kuba afite ibiro bikeya ntabwo ari ngombwa ya siporo, ariko se mu magambo make mbere y'uko tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, siporo imara iki wa muntu uba ukeneye kwirinda za ndwara z'imitsi cyangwa se wa muntu waba uzirwaye? Murakoze cyane, icyo ni ikibazo cyiza cyane cy'ingenzi. Siporo ni ingenzi mu buzima bw'umuntu, nk'uko umuntu akenera kurya buri munsi inshuro runaka, dukenera no gukora siporo inshuro runaka, nibura ku muntu mukuru inshuro zitari munsi y'eshatu mu cyumweru, kandi mu gihe kitari munsi y'iminota 30 ugakora siporo ikwiye ijyanye n'uko umubiri wawe uyikeneye. Gukora siporo rero ni ingenzi ku bantu bafite ibibazo by'imitsi, kugira ngo bitume ya mitsi ikira inakora neza. Birumvikana abahanga mu by'ubuvuzi bijyanye n'ubugororangingo bakugira inama za siporo nziza ukeneye cyangwa se z'imyitozo ngororamubiri ikwiye ijyanye n'umubiri wawe. Hari n'abaganga bandi basanzwe wabegera bakagufasha, ariko by'umwihariko abahanga mu by'ubugororangingo n'ubugororamubiri, abaganga bagufasha bakugira inama ya siporo nziza. Ariko siporo yose iyo uyikoze neza itanga igisubizo cyiza cyane iyo bihuriranye n'ubundi buryo bwo kugufasha bijyanye n'uburwayi bwawe, dore ko siporo ifite akamaro gakomeye. Kambere karimo gutuma umubiri ukora neza, umubiri ukabasha kurekura imyanda, umubiri ukabasha utuma za nyama zikora neza, ya mitsi ikora neza. Ikindi kandi bifasha ibice byose by'umubiri birimo ya magupfwa, birimo umutima, birimo igihaha, birimo ubwonko. Rero iyo ukoze siporo umubiri ubukora, ibyo bita muvoma cyangwa se uko kunyeganyega, bituma umubiri ukora, ukabasha no gukoresha neza ibindi bice, yewe n'ibyo wariye umubiri ukabasha kubikoresha neza. Rimwe na rimwe n'imiti wanyweye umubiri ukabasha kuyikoresha mu buryo bukwiye. Rero ni ingenzi siporo. Hari ugize kudusetsa ariko ni nako kuri, atubwira yuko ubundi tushoboye gufata imyitozo ngororamubiri ya siporo ikwiye ku mubiri wawe tukayigushyira mu kinini, tukabasha kuyigwa kuko abantu benshi bamenyereye kunywa imiti yarwaye. Tubashije natwe gushyira iyo siporo mu miti mu kinini tukayigwa ukayinywa, dushobora kuvura indwara zirenga 70% by'indwara zibasira umubiri w'abantu. Dukomezaho no kunama tugeze ku musozo w'iki kiganiro. Aho dukurikiye hari inama abakeneye kuba bakurikiza kugira ngo ubuzima bwabo bubashe kuba bwiza banirinda indwara y'imitsi twaganiriye umunsi wa none. Uburwayi bw'imitsi ni uburwayi bwibasira abantu benshi kandi batandukanye. Imwe mu nama zikomeye ni uko bagomba kumenya neza ikibazo yahuye nacyo. Uburwayi yarwaye bw'imitsi ni ubuhe? Icyo gihe rero bisaba kujya kwisuzumisha, bisaba kwegera ivuriro rikwegereye kugeza mavuriro manini bitewe n'ikibazo cyawe ko kimeze. Icya kabiri kandi ni ukwiyitaho, ni ukwita ku mitsi yacu, ni ukwita ku ngingo, inyama n'amagufa, turya neza. Kurya neza ni icy'ingenzi, tunywa ibikwiye, tukora imyitozo ngororamubiri igomba kandi ihagije, kandi nanone tukirinda umubyibuho ukabije. Mu kurya neza birumvikana ubundi wirinda umubyibuho ukabije, twarangiza tukaruhuka uko bikwiye kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze. Birumvikana muri Horaho Life yo tubagira inama ku bantu bafite uburwayi bw'imitsi, dufite uburyo tubafasha mu buryo butandukanye. Harimo izo nama zitandukanye, harimo no kumenya ikibazo se wabahuye nacyo, byanaba ngombwa tukakugira inama y'ahandi wajya kwivuza bibaye birenze biri mu bushobozi bwacu. Ikindi kandi tugira n'imwe mu myunyungugu y'ingenzi ifasha ingingo n'amagufa no mu guhangana n'izo ndwara zibasira imitsi, ingingo n'amagufa zitera za Rubagimpande, harimo nk'imwe mu myunyungugu y'ingenzi za calcium, phosphore na magnesium, yewe n'amavitamine atandukanye. Hariho kubura amavitamine nka vitamine D, nka vitamine B. Iyo zibura umubiri urateseka, urahungabana, urwara izo ndwara z'imitsi, ingingo n'amagufa. Rero ntago Rubagimpande ari indwara za bukuru tugomba kureka ngo tuhinamirane duhere mu nzu tumugare. Oya, umuntu nta gihe cyo kuvuga ko agomba guhera aho ari. Igihe cyose umuntu agomba kuba ashoboye kwifasha
gutwara ibiro bye, kujyana ubuzima bwe aho ashaka, ukabasha kugenda, ukabasha guhaguruka, ukabasha gukora imirimo yawe yibanze kuzageza uheraheje ubuzima bwawe. Rero nicyo abahanga mu buvuzi, nicyo kandi abahanga mu bijyanye n'imitsi, ingingo n'amagupfa, ubugororangingo tubereyeho, no kugira ngo tubafashe guhora mufite ubuzima bwiza, tubafashe guhora mumeze neza, mutabangamiwe n'uburwayi bw'imitsi, yewe za Rubagimpande zitababuza kubaho neza. Murakoze. Reka tugushimire wowe twabanye muri iki kiganiro, ndetse turashimira muganga. Tuzongera tubane mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Mwari kumwe na Pasifike Mutoyimana.